Nongeye kubasuhuza nshuti zacu tubana mu biganiro bya buri munsi, abakunzi b'ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Uyu munsi rero nanone tuje kuvuga ku kibazo cyo gupfuka umusatsi, ikintu kibangamiye abantu benshi, ikintu gitumye abantu benshi bahangayitse rwose mu buryo bukomeye. Uyu munsi ndakubwira ibintu bitatu bituma abantu bamwe bapfuka umusatsi wa hano mu gahanga, ugasanga umuntu hano nta musatsi ahafite, na hano mu mpande hose ugasanga umuntu nta musatsi uhari waragiye upfuka. Ibi ni ibintu akenshi biterwa n'ibintu bitatu ngiye kukubwira, kugira ngo ibyo bintu ugerageze kubikurikirana, ugerageze kubyitaho, hanyuma wongere ugarukane umusatsi wawe nk'ibisanzwe. Guhaye ikaze rero kuri channel yacu Miss Theoni mu kiganiro Rengera Ubuzima. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umusatsi wawe wa hano imbere upfukagurika, ugasanga hano washizeho n'aha mu mpande washizeho, akenshi kibitera ni imihindagurikire y'imisemburo. Ibi rero ntabwo bikunze kuba ku bagore gusa, n'abagabo bibabaho, ugasanga umuntu umusatsi watangiye gupfuka, uruhara rukagenda rukagera hano. Hari ibintu rero biba byabiteye. Hari umusemburo witwa dihydrotestosterone, ni umusemburo utuma umusatsi ugeraho ugahagarara gukura. Umusatsi rero iyo umaze guhagarara gukura, abantu bamwe igihe urugero nk'igitsina gabo bakunze kubifata nk'aho ari ubusaza se, cyangwa bageze mu myaka yo gusaza. Ariko ubundi ntabwo umuntu yakabaye nyine apfuka umusatsi kuri urwo rwego. Ku gitsina gore rero nabo bibabaho. Akenshi bigakunda kuba mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se nyuma yo kubyara, usanga abantu benshi aribwo bikunze kubabaho bigakabye. Nimba nawe bijya bikubaho, ugenzure, urasanga muri ibyo bihe ariho cyane usanga umusatsi wapfutse cyane ku buryo bukabije. Nzabategura n'ikiganiro kivuga uburyo ugomba kwitwara kugira ngo umusatsi wawe wo mu gahanga cyangwa se wo mu mpande ureke gupfuka cyane. Ikintu cya kabiri ni uruhererekane rw'imiryango, ibyo twita genetike. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunze gupfuka umusatsi wo mu gahanga cyangwa se umusatsi wa hano imbere n'uwo mu mpande mwene ahangaha, bitewe n'imiterere y'imiryango yabo, bitewe n'uruhererekane rwo mu miryango. Ugasanga niba ngiye mubyeyi, umusatsi wanjye wa hano mu gahanga aha hose waragiye ushiraho ntawo mpafite, ugasanga n'abana banjye ibyo bintu birabakurikiranye, nabo bibabayeho imisatsi yabo ikagipfuka, ugasanga mu gahanga nta musatsi bahafite. Ikindi ugasanga habaho nk'imiryango bamera uruhara bakiri batoya. Ku myaka nka 30 ugasanga umuntu uruhara rwatangiye kuza. Ibyo akenshi rero biterwa n'uruhererekane rw'imiryango, ntago biba ari uburwayi, biba ari uburyo nyine n'imiryango yabo bateye. Ikintu cya gatatu rero ni imyitwarire n'imibereho. Iyo tugeze ku myitwarire n'imibereho rero, akenshi aha biba byaturutse ku mirire, uburyo abantu bakoresha imiti ikomeye mu misatsi yabo, ugasanga umuntu afite ibintu ashyira mu misatsi bidasanzwe bamubwiye, agatangira akajya abikoresha yibwira ko ari gukemura ikibazo, nyamara ari kucyongera, ari gutuma ibibazo bikomera mu mutwe we. Abantu ugasanga basigamo amavuta mabi. Ya mavuta mabi usigamo ahubwo ugasanga arimo ibinyabutabire biri butume wa musatsi upfuka. Ikindi kintu gishobora kubaho ahangaha mu myitwarire cyangwa se mu mibereho yawe, uburyo witwara, ni ukubura intungamubiri zihagije zituma umusatsi ukura, zituma umusatsi udapfuka. Muri izo ntungamubiri rero ugomba kwibanda ku byo kurya bikungahaye kuri zinke, ibikungahaye kuri iron, n'ibikungahaye ku maproteine. Nzashaka umwanya nabyo mbibategurire, mbibabwire kugira ngo ujye umenya uburyo witwara. Ikindi kintu kiye gituma abantu benshi nabwo umusatsi upfuka ku bijyanye n'imyitwarire n'imibereho ni stress nyinshi. Buriya stress nyinshi igenda ituma umusatsi upfuka gahoro 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 gahoro, ugashiduka umusatsi wagushizeho kandi byatewe na stress. Niyo mpamvu rero mu bintu ugomba kwirinda no kwirinda stress birimo ukagerageza kuyikontorora. Rimwe na rimwe tubwira abantu gukora siporo, kuko buriya ni gake cyane umuntu yaba ari muri siporo ngo agire na stress. Iyo uri muri siporo stress iba yatakaye. Muri make rero ikintu nari njye hano kubabwira ni ibintu bitatu nyine bituma umusatsi upfuka, cyane cyane uwaha imbere n'uwa hano mu mpande, umusanga umusatsi warapfutse warashizeho.
Ibyo rero ibyo nkubwiye icyo ugomba gukora igihe watangiye gupfuka ntabwo ari ukwihutira gukoresha ibintu byose abantu bakubwiye. Abantu benshi iyo umusatsi upfutse batangira kubariza bagenzi babo, umusatsi wanjye wapfutse nkora iki? Ibyo bakubwiye byose rero ntabwo ari ngombwa ko ubikoresha kuko ntabwo uba wizeye ubuziranenge bwabyo. Ahubwo icyihutirwa wowe ni uko wajya kwa muganga akakurebera nimba atari impamvu y'uruhererekane rw'imiryango, akakureba nimba atari impamvu y'imisemburo yawe yagize ikibazo iri kugenda yihinduranya ikaba itakiri gutuma umusatsi ukura ahubwo ugapfuka, akakurebera nimba atari impamvu y'imibereho se bitewe n'ibyo kurya urya, kuko uko uganira na muganga abasha kumenya uburyo agomba kugufasha bitewe na histoire wamuhaye y'ubuzima bwawe. Ni byiza rero yuko ikibazo cyose uhuye nacyo ku mubiri uba ugomba kujya kwa muganga ukagisha inama, hanyuma muganga nawe akakumenyera uburyo agomba kukwitaho. Ntabwo ari byiza kwihutira gushyiramo ibintu byose abantu bakubwiye ngo nawe uhite ushyira mu mutwe wawe. Nubona umuntu we afite umusatsi mwiza nakubwira ngo ngiye nkoresha ibi ngibi ngo nawe wihutire kubishyiramo, kuko ntabwo ushobora gusanga wa musatsi mwiza afite ari uruhererekane rwo mu miryango nyine, na mama we na bene wabo bafite imisatsi myiza. Iyo rero iba ari genetike, nta kintu na gitoya kindi wabihinduraho. Mwakoze kubana natwe rero, mwakoze kudukurikira, mwakoze kumva ibiganiro byacu. Ni ukuri wowe utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro birengera ubuzima, mu biganiro bivuga ku buzima. Dukunda cyane rero iyo muri kumwe natwe, iyo mudukurikiye, iyo mutwandikira muri komenti, bituma tubona ko turi kumwe. Gerageza iki kiganiro ugisangize mugenzi wawe uzi neza ko nawe afite ikibazo cyo gupfuka k'umusatsi. Hanyuma n'ubutaha ngiye kubategurira ikiganiro kivuga uburyo ugomba gufasha umusatsi wawe kugaruka hahandi wapfutse hano mu gahanga. Ese ni iki wakora kugira ngo wongere umere, wongere ugaruke, wongere umere neza? Ndahari rero buri munsi mu kiganiro kivuga ku buzima. Icyo usabwa wowe ni uguhereza ikiganiro inshuti zawe, nazo zikamenya byinshi bivugirwa ahangaha. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mumererwe neza, Uwiteka akomeze abarinde, akomeze abongerere kurama, akomeze abaha imbaraga, kandi nyamuneka mujye mwibuka gushyiraho like, nayo ni ingenzi kugira ngo twumve ko ikiganiro mwakishimiye, mwagikunze. Ni ukuri biradushimisha cyane. Komeza mugubwe neza rero, naho mukanya mu kindi kiganiro nabateguriye kivuga ku buryo ibyo ugomba kwifashisha ngo umusatsi wawe wongere ugaruke igihe wapfutse.